Ladies and gentlemen, kuri wowe wifuza gukora filime ahangaha ntibikiri inzozi kuko Motherland Films tubasha kugutegurira inkuru ya filime tukayiyobora tukayikorera casting tugakora byose gufata amashusho ndetse no kuyeditinga ubundi tukaguha filime irangiye. Nitwe ba professionnel ba mbere mu Rwanda. Duhamagare kuri izi nimero maze tugufashe kuko aho uherereye hose ukoranye natwe ntabwo tujye tumutenguha. Ikindi kandi Motherland Films tugufasha muri promotion ku buryo filime yawe igera kure hashoboka kandi ikaba filime nziza irebwa na benshi. Motherland Films, igisubizo ku bifuza gukora filime. Aya mahirwe ntagucike. Mwitwa mu Kinyarwanda ngo ni Nyirabuheri. Ubuze uko ngiye kuba hano wenda ko yutuzanye ibintu mwababaranye. Ariko se reka mbabaze. Nababashije aha na hano. Nyine. Oya. Ubundi mumeze neza. Etoni, ongera utubaze. Ongera rimwe. Matibo, mumeze neza. Oya. Mwese ko muri ha. Twabuze aho warabivuze nabi. Ubuze aho? None se urafite wowe? Arashonje. Icyo cya mbere. None turi kubibona no kwayura. Nge narakugaburiye cyagiye atasobonaga ko nakugaburiraga. Sibundi reka mbabaze. Murifashe n'imyaka yanyu. Ko kinga. Muri torora umuhanda wose ubwo muvuye kwa Gakire mutanasabye uruhushya. Kuko bana ngi ibintu aho kuki abakozi mukunda kuzerera. Aya yakura umushinyagozi koko. Uri kujya se ngo dutere icyuma mu nkovu. Ntabwo bari babatumye. Hora dutera icyuma mu nkovu uri kudukomeretsa rwose. Nta muntu dutumye mubyeyi twabuze aho tuba. Mwabuze? Aho tuba. Aho mwabagaze. Nyine ibintu byabaye. Akujya uvuga neza ururoma ntabwo uzi kuvuga. Kuwaje kuba hano kuwaje gusaba icumbi ukaburi kuvuga ngira ngo uri nyirinzu. Wowe ese reka mubaze muri kugenzwa no gusaba icumbi. Rero nta muntu uri mu rugo. Bose bafunze babamaze, batafunze batorotse bagiye. Ducubikire rero. Yehe. Ese uri gusaba utegeka cyangwa uri gusaba? Uri gutegeka cyangwa uri gusaba? Mubyeyi twabuze aho tuba turanashonje. Ntibihagije kandi ukanashyiraho umubyeyi. Ibyo ari kubivuga kare tabari bwagomba. Urugizo banjye mbikora. Hejya nkuno hijanga Niko Matibo byagenze rero. Matibo tabasenye. Ngo Gakire bimeze Gakire baramufunze. Na mami arabura. Mami nyine ari we Karine. Ubwo rero mufashe umwanzuro wo guturuka. Oya ntabwo twataye hariyo ihabara rya Gakire. Turugo aratwisheta. Wari iki? Hari ihabara rya Gakire. Niwo birukanye se? Oya twetore nyine ubwumviba ihabara rya Gakire ryo ririyo rero naryo irashonje. None reko ko twe twavuze ngo reka tugende twishakira ibyo kurya urumva umugabo bamufunze kandi na mami nawe yaragiye bako mami nawe yagiye kwivuza rero twavuze ngo kujya yanambaye ni neza impapuro ziri kuri ngewe ubutunzi bwa Karine nibwo bwa wose n'iki ngewe nyine ngewe n'uyu nguyu no Chekos busuriyo. Mama bari gatuza ukikwiramo iyo situation yo Maka agiye mu kazi agiye gushaka amafaranga ariko uraho wigize ibintu nazi ugagahinda n'ibiki byikuremo agiye gushaka amafaranga iyo niyo future nziza turi kuzana ngo akababaro ngo ntabwo bijya ibintu biri please. Kwerwa warisanzuye wisanzuye cyane Kisi nakisanzuye kandi mbere na mbere
ngo va hano ugende Mona Lisa singushaka hano habaye iwanyu none ibyo ngibyo narabiretse none ubu ngubu Mona Lisa hari ikintu ugomba kumenya ugomba no gushyira mu mutwe wawe njyewe wowe uza kuwukimbamo ntabwo nari kundi kukubwira kuri ibi ngibi byerekeranye n'amaka we ntabwo kiba mu bitekerezo byanjye no mu mutima wawe nta nubwo uzigera wongera kubona waba uzi impamvu nicaye iruhande rwawe urayizi impamvu nicaye aha ngaha kanya pesa mura ndahangaha ku kazi maka yambwiye ko inshingano yari afite ngomba kumusigarira wakenera kujya muri salo nkakujyana warwara giripe kujyana kuri farumasi buri kintu cyose ndaza kuba ndi mu mwanya utagira ngo rero ndahangaha ngo wowe uracyandimo ngo ndahangaha kubera wowe ndahangaha kuri misiyo y'amahanga kubera burya ubuzima ni burya naho wowe se wowe urumva we ntabwo ukindi mu rwose mbese yakubwiye ko ninkenera umugabo bizagenda bite nako uzamusigariraho yambwiye ko utagomba kwiva nyine nimukenera mu buryo bw'umubiri nabwo uzahaba kandi nabwo nzaba mpari kandi yambwiye buri kintu cyose ugize gutyo ukagira n'ikibazo ukavunika naba mpari utsikiye hariya nahita mujyana kwa muganga naba mpari ubwo ni uburyo bw'umubiri ibintu byose ntabwo nzaba mpari kandi ako ni akazi yamaye kandi yamaze no kumva avansi noneho urimo urashaka kubisenya byose ese ubundi urwanzirira iki ngibi ndakubwira ngo mukeneye nk'uko umugore akenera umugabo mbese njye urabona ndi imbwa sindi umugabo ndi umugabo muri uru rwego nsize hano uwo mugabo ariko ntabwo uri maka sihirwa mbaye umbwiza ukuri pe sibyo wenda wigeze kunziza ngo uko nkora akazi ko mu kabari ubu urarebye ubona mu tuzi turi i Kigali usanga aka niko kazi gakwiye arabeshya uyu mukobwa ukuntu atega ikigoryi ibi byose ari kukubwira ntabihari mu magambo make inzara yatwishe rwose niba Gakire bamufunze na Latifa bakamufunga Domina agatoroka haramu rwasiga witwa Tony ariwe mugore wa Gakire wa kabiri uri kumva ibiryo byamushiranye aratwirukana inzara yikinga bituze yo yoromeye natwe tugiraga ko ariho tuzi kubera ko umugabo w'umwari ari umuntu mwiza twombiye ako amagambo uri kongeraho inda yagutumye ntabwo nubambye ngo tuzi ese ko wumva ko umugabo wanjye ari mwiza njye mbwira iki yakora uri nyurugoda ikindi hava ngo umugore ngo niwe mutwe w'urugo ntabwo bizi se wabyanze Gakeya twiruka nako birasa yatwirukana uramutse ubyanze ko tuba hano wenda ntabwo mbabwira ko mbemereye cyangwa se mbakaniye niba duhakanira umutegetsi kuganirizaho umugabo gusa mube muhari niba munashonje tugaburire wowe umukobwa wanjye ari mu kikono ese uburyo munonze ubu inzu ni yanjye akibagwaye ibiryo bakubiza ukicara yanakisubiraho wabwiye ngo ndamukobwa kandi ngo byose ngibaye mbabarira bigeze umva vone byose baye yawe ndakwiye ngo ujya mu kikoni ufate ibiryo uzanire na mugenzi wawe murye ibyo kuguma hano urabyigaho ndabanza mbiganire n'umutware ariko mu byo mwigaho byose mufata imyanzuro itadushimishije ibindi rero ndabanza mbiganireho n'umutware murakoze ati ngo ngagenda mabusha reka mvuge akantu kamwe urabona ko twajanga nk'abana b'imfubyi kandi turanitonda burya tuvuga make dukora ibitureba ntiturya ibyo bataduhaye ntidukora mu nkono ntitwiba ntidukorakora rwose icyo uzabura ntuzagire ngo nitwebwe imico ntayo tugira ikindi simwatetse kimubyeyi ariko kumenya ibyo watetse ni ingenzi harimo inyama se hari byose mutari ntabwo ndi ifiriti nyine niba bidatekesheje amavuta itogosheje ikase nk'ifiriti wayirya kandi urya wishimye n'intoryi sinzikunda ishyimbo nirya utaziye kwa Gakire aduhaha intoryi mu gitondo na nimugoroba intoryi niwo mugati none ngo urya intoryi yaba izihishiye ye ntabwo tugize icyatsi gira umuntu ushobora gukirira hano se ako nzaba nkawe nimbona umutima ariko ndi gupfa
ntabwo ndi umuntu ugira amagambo menshi nanjye rwose iryo jambo nabara gushaka kurisohora kuva kare ikindi kandi tumenya ko uri umukobwa cyane umukobwa arangwa n'iki n'amabere arangwa n'ikinyabupfura cyane ngaho abapfura we mabusha hari ikintu komeza imbere hari ikintu utazi ko bagira imico mibi cyane ati bo nawo ushobora kugira amagambo bahe yewe arahagurutse uje kumbwira ada agera arahera ariho mvugira n'ibindi umuntu yizeye yabimbwiye nk'umuntu yamaze kugira nk'inshuti n'umuvandimwe kandi nawe ikintu cyatumye abimbwira ni uko azi ko mu mutima wanjye we wavuyemo wasibangana kandi azi ko nkundana na mushiki we kandi azi ko nkunda mushiki we cyane kandi nibyo kuko pe ntabwo kiba mu mutima wanjye wagiye wavuyemo gushya burundu rero ndahangaha ku kazi ahubwo urimo urashaka kumbuza akazi urimo urabikorera iki hirwa ntabwo nkeneye kuba mu mutima wawe pe wakwirirwamo se ko byarangiye hari undi muntu urimo se mwabyiganiramo hari umuntu urimo umwe rukumbi kandi nta hantu wowe muhuriye pe hirwa njye bijya binshanga n'uburyo nakundanye nawe biranshanga pe asubomba kuko man wowe ureba uri ku rwego rwanjye rwose urabona uri ku rwego rwanjye hirwa birangora ni ukuri ko imana imbabarira umwana twakuranye sibyo ariko birangora kwiyumvisha ko uzavamo umuntu w'umugabo nese umuntu maka yifashe umuntu w'umugabo nawe uraje n'umutwe uje kuri Mona Lisa ngo reka ngiye nkubwire ukuntu nzasigarira aho kuhirwa kubwira gutyo cyangwa wanasinze ntabwo hirwa ndumva ndakariye maka urumva basi rengagiza ibyo byose ndi mu kazi ngende kwishakira amafaranga wowe nta nubwo wasubira mu mutima wanjye nta nubwo hirwa ako kazi ntagahari ni n'ubwa mbere numvishe akazi nk'ako ngaho sibyo ariko ako kazi ntagahari ahubwo wikiye maka ntabwo uri bumusigarire kubera ko nta hantu ari buke bite so dufunguriye harya ndakwibuka niwe mukozi hano ukora hano kubimba ni ubwa mbere mbonye abakozi b'inzu dore inzu ndetse uri Nyamweru uvutse Nyamweru urabona nariyo uri inzobe cyane ntabwo nembimenyereye uri tukuje se uri inzobe cyane ubwa mbere ubonye abantu b'inzobe abakozi bo mu rugo ngute umukozi wo mu rugo birasa ujya kwangaje umukozi w'inzobe asize w'igikara aricyo njye aba yatekereje neza kuba nagukinguriye se biguhita bikumvisha ko ndi umukozi wo mu rugo ubwo waba icyo usa gutyo nyine turetse inzobe imyambarire nk'umuntu ukora mu bakire ntabwo uri umukire pe ntabwo uri umuntu ajya kwaza kuri mukuru w'umwari se uri murumuna w'umwari se uri mushiki wa birasa se urinde nta kindi nyine ufite amagambo sibyo menshi ubukozi kandi ubwo bukozi ntibukubereye muri bo ndikubwira ngo wagakwiye gushaka utundi turimo tw'amaboko ukareka akazi ibigo guciragura ya kora iki biberende njyewe ibintu nzi uri kuba mapi kuko birababaje ngaho umutwe uri muzima uri umusazi uri iki niko mbonyemo umusazi se amagambo ufite ni menshi tubyihorere umwari yarambwiye ngo njye kwarura yaravuye ngo ujye kwarura nyine njyewe urabona ndi murumuna we yego umwari na mama baravukana ngo naje kwa mukuru wanjye ugiye kuzajya unyubaha numfata uko umbonye zana n'iryo cupa ndi gufasha yambwiye ko buri kintu cyose utagomba kuvuga wagarutse ese wagiye uri ese uragira ngo mboza akazi hirwa ndekura uzi ko ndi kwishakira umugati hirwa ndavuze ngo ndekura uzi ko magasize amaye avanze wakicara aha tukabiganiraho tukabyumvikana hirwa wasindira kujya muri sale n'undi munsi
ibintu byabaye hagati yanjye na Maka, ibintu byabaye hagati yanjye n'umuryango wa Maka nta kintu kureba, especially by'umwihariko njyewe na Maka. Rero ibyo bintu Maka yakubwiye ngo uretse ndaza kubonana nawe sibyo rero nyine reka Hirwa jya umenya kugarukira n'undi munsi ntuzongere kunkora wewe ndagukoraho icyo gihe cyararangiye ndagukoraho rero ako kazi genda umubwire ko ntabwo gahari Maka ntabwo yewe ndi mu kazi nta nubwo ari we wamuhaye wowe akazi urimo urumva neza My God. icara oya garuka hano garuka Yesu uzi ko ndi mu mikino si ndi mu kazi Hirwa ntumenyere Mona ntumenyere kunsuzugura ndi mu kazi kandi Maka niko yambwiye we ntabwo uri mu mutima wanjye tugiye mu nacyo telefone yanjye iri hehe ikiri hehe sivayo hano urimo uraza wivugisha ngo ngende mu kazi we Mona Lisa vayo hano hano waje ni kwa mukuru wawe uri kwa mukuru wanjye ubu ndaza kubwira ngo mu kanya uraza gufata nyine nzajya ngutuma nawe ntumbikire bari bagutumye kwarura barantumye ngo narure none ndatekereza nta amasafuriya se iwanyu bahanze uretse gato mvuga ariko nyine aramwe kujya kwarura ndetse se ni gute umukuru w'umuntu murumuna w'umuntu ajya kwarura kandi hari inde hari umukozi uruje kureba umukozi ngakwarurira yes nabo ndi gusaba ngo ujye unyuba muransaba kujya nkuba yego uri muzima ariko ndi muzima cyane urumva iki mu gitondo utaraza mbere kuzano namweye icyayi kungiye nuruka mu bakire nta muntu wanyweye icyayi avuga uryo ndi kuvuga ngo de ushobora avuga cyane nta kibazo ngana kibazo biterwa n'aho umuntu yavutse mwambwira wanyu mwese muvuga gutyo singura umwana atavuga tubyihorere ni boss wawe nyine tujye kwarura njye n'unyarura njye nawe tujye kwarura nyine ujye kunyarurira ndeba nusumva najya kujya mu masafuriya none se ko mukuru wawe akubwiye ngo ujye kwarura arakubwiye ngo uzundebe nkwarurire ntabwo ariko ambwiye ngaho najya hanze mu ni wowe wumvishe ko utagomba kwiyarurira umukozi ahari akaza akakwarurira kandi n'akandi kazi bamushinzwe umukozi wo mu rugo akora iki umukozi ashinzwe gufasha abashyitsi hazi ko musuzugura njyewe mpamagara umwana mbibubwiye ko uri kunsuzugura uri kumva ngo njyewe ngo nanyweye iki mu gitondo nabyukiye kuri nido nariye umugati nariye umugati kuri nido uzi ngiye nkurebye amagambo ufite n'ukuntu umeze ntabwo usa n'uwabyukiye kuri ibyo nariye nyine ubwo mu mwanya w'icyayi nimba ari amazi y'itorosho wanyoye nimba ari iki umva rero nimba umwari yakubwiye ngo ujye kwarura ndavuga amabuja mukuru wawe aha nimba ari kwa mukuru wawe buri cyumba ibigiye bigituye murakizi ngewe rero noneho genda wiyarurire nk'uko abikubwiye nyine nk'umuntu uri iwawe kuko umeze nkawe bakwangaje barabuze uwo bangaje ni menshi cyane agira ngo nongereho ngagenda warura ibyo kurya urya baragabura ugahanga genda jya kwarura ko nzagashobora nkareba nzagira amabuja ngira uyu ubwo ndarukuberamo noneho bukera Hirwa ubu urareba ubu urandeba uzi ko ureba ni wowe Sandra yego Sandra nyine Hirwa bamubwire Sandra ufite izina ryiza gusa ariko izina ufite ntabwo risa n'umutima wawe ufite umutima mubi cyane ufite amagambo mabi cyane
uje gukora iki se ubundi? nyine nari nje kureba Kesi ariko Hirwa ngerega buriya nari mbashyigikiye buriya nyuma naje kuvugisha Kesi mubwira ko ari wowe musore mwiza umubereye rwose uze kumubaza narabimubwiye mubwira ko ari wowe musore umubereye abo yakundanye nabo bose nyine ntawe ukurenze ni wowe niko naje kumubwira pe nawe arabizi Sandra njye naragukunze pe ndabashyigikiye 100%. Shara amagambo yose wowe wavuze narayumvise. Warayumvishe? Amagambo yose wavuze narayumvise. Yose kuva ku murongo kugeza kuri jyanye. Gusa ikintu nshaka kukubwira. Tukarya da. Avuze ngo ntabwo ndi buryo rero. Sina tugwe ngo tujye dusangire. Ndande sujya nkandi. Wabihaha byo wahashye. Ukabirya ukabimara rero. Nkoya no ndabisigaza. Wenyine. Njye nyine nasa ngo njye mutangiyewe. Wagifata ibyaye mu koko kageze mu bakire wajya ukarya ibyaha. Ariko matubona ufite ikirarane da. Ikihe cyarane? Ndafata ibyaye se ubundi gute nibyo hasi wabijyanye. Nyine ibise nibyo hasi binaga ari ibyo nago bandi bitwara abantu babiguze binge ntabwo twabibuze. Duyerera mu muhanda nago ibintu byitwa twabibuze. Ibi ugeze ubona nana wabibonye nta ujya kwaza dadi byawe cyangwa ubyihorere. Icyo mbaza ndagiki nibyo hasi wabijyanye. Icyo mbaza gihe. Cyahese nyine wajya ugashaka ko Mwiriwe neza babyeyi. To karabiriyeta. Ndashaka kubabaza iyi nambara yose ni yaze ko dusangira ngarabyo yaratangiye ariko ngo uri dusangire ntambwira impamvu ituma dusangira ibintu byose namukoreye kujya tabimarira zo bimara nabimara se rero ndi gushyira mu mwobo Matibo ushatse kumbwira ko ibyo biryo byose ari wowe ugiye kubirya yego weho yego urabimara ndabimara ahubwo ngiye ndabona ari nabiki umuntu w'umukobwa ese reka nkubaze Matibo umuntu w'umukobwa urya nkawe gutyo uribwira ko wabona umugabo byonyine usibye n'umugabo ndamufite nabahe namwirirwa sinzi ko yakwemera ajya nereta turi namwemera njyewe ahora neta amandiribira ngo arankunda ngo ndi mwiza yewe we nakwemera wowe ko ntiwandya ahubwo si wabihaha wandenzaho da bose ikindi nabiko wandenzaho umugabanya amagambo ikindi kandi singaye n'uwo muntu wabirukanye wo kwa Gakire ubwo ushatse kumbwira ko uba muri Kigali ucumbitse urya ibiryo bingana gutyo uri umuntu w'umukobwa nta murima mfite nkuramo utwo dushyimbo yewe nta n'urutoki mfite nkuramo icyo gitoki nta ruganda rw'umuceri mfite ubwo warya gutyo muri Kigali ukibwira yuko ari byakumarana kabiri ukabaho koko ibyo biryo ntabwo byabahaza muri babiri bayi tambuka ari ujye kurya nuko nabonaga hano muri ikindi kandi ese Matibo ubona umururumba utuma barura n'ibintu bishiririye ni ikibazo nabazaga ngo namuvugaga ngo nyine ibikoko nabyara abantu babijya kubera ko inzara yateye inzara yarateye hano iwacu inzara yarateye ku buryo warura ibyo bintu nyine nanjye nuko navuga ngo twege kwangiza ibiryo uri igisambo rwose buriya iyo ujugunye ibikoko uba ujugunye umuceri kubera ko kwakundi biba biri mu safuriya wayo wogeje ujya kubona ukabona amazi arimo amazi ari hejuru no ukayibeyura hasi harimo umuceri nakora iki ati bo karameli ushobora kwemera mu gasange ndemye fatikanya suri niyivumbura rwose abiri iki yese bikananira jewe bisinabijya nkanamwe nkamurenza amagambo wavuze yamumerekeje umutima kandi siko buri wese yabasha kuyihangana ese ko nari mfite ubumuga kiragi ese abantu bose bafite ubumuga ni kuriya ugomba gutwara ni kuriya bagomba kubwirwa ese ninjye wari warabyigize ese we kuye umunsi ureba warubizi neza ko mu kanya gato nyuma y'iminota itarenze 5 kureba kwawe bishobora kurangira ubumuga ni ikintu cyiza mu buryo butunguranye cyangwa kikaza kubera impanuka cyangwa kubera uburwayi ese wanzizaga Hirwa mu by'ukuri pe mbabarire amusore ndakwinginze biriya nyine rubwo nabivugaga nuko byari bintunguye guhita nkubona kuriya nyine nawe urabizi ibintu bigutunguye ariko nyine amusore like I didn't mean it vreba ntago nari mbimenenze pe kandi nyumva I'm sorry Hirwa ndabashyigikiye pe
urukundo rwanyu ndarushyigikiye ni ukuri ndakunze mbabarira. umva rero mubwire ntabwo nshaka kuzongera kuba inshuti ya Kesa ukundi kuko imico mibi wowe ufite n'umutima mubi wazabyanduza Kesa kandi Kesa ari ubuzima bwanjye. Ni ukuri ko Imana ndarahiye ntabwo nabimwanduza reka nkubwire ni ukuri musabye imbabazi kandi kuva ubu ninongera gukora ikosa risa na ririya ni ukuri pe uzankoresha icyo ushaka cyangwa uzance muri famiye yanyu sinzongere kugaruka mbabarira pe mbabarira nuko reka gusakuza sibyo aranaryamye kandi ntabwo nshaka kumukangura urimo uranyumva neza inzira yakuzanye urayizi. Hirwa mbabarira pe mbabarira nje kureba Kesi kandi ndamushaka cyane ndamushaka byihutirwa mbabarampure nawe. Umva nkubwire n'ikindi gihe sibyo ntuzongere kujya uvuga amagambo mabi mu kanwa kawe. Ni ukuri ntabwo nzongera. uwo muntu uwo ari we wese waba uyabwira ntabwo twese twakira ibintu kimwe. Wari uzi ko ijambo risenya kandi ijambo wari uzi ko ryubaka wasenye wowe umutima wawe. Hirwa mbonye isomo pe ntabwo nzongera n'undi uwo ari we wese bimbereye isomo. Ngaho taha. Mbabarira mbanze mvugane na Kesi ndakwinginze. Hano habaye Kesi bitese sho ese kutansuhuza umamagara inshuro 500 uzi ko ntari nabibonye. Nabibonye ndakwihorera ntago nashakaga kugera ahantu uje hano gukora icyuma. nyine rero nje kukureba. Mwari mufitanye gahunda? Sinzi ibyo gushakira. bireke se mwabana mwe mumbwije ukuri Gakire yabonaga ibyo abagaburiye bose yarahaga Gakire hagaha ujya gaha do umuntu wahahaga ni Karine kandi nabwo Gakire ibaze ko na Bogisa barayimugurira mwamize ku buryo na Bogisa bayimuguriraga noneho n'ubuto n'icyayi n'amajyane ni wa mugabo utatana n'umugati sobye ko borata kuko ucumbitse uvuge make ngamugabanya amagambo ni mwicare mu kandi ikindi Matibo ujye umenya ko urumva nta mukobwa urya gutyo urumva ubwo se ubaye urya gutyo ukagira umugabo urya kukurenza inzara iteye ntago mwaryana biyahe ibyo urya biyahe ntuba muremure ntugira ubwiki biyahe icyo mbaza nawe se reka kumusesereza akarakabije wowe ibyo urya bijya igese bijya nk'ibi ibi sinabimarata ni wawe uvuga ngo niyanga kubirya ngo urabirya namurenzeho namutera agapeti namutera agapeti ese umudireka ngo Matibori warabwiriwe kuki uri kurya umuhagaze hejuru Matibori yegera mu cyane kandi ariyanze ko nicara yegera mu cyane musangiye gateba ari gato Matibori ntubyibushye se cyane rwose ngamuryohere urakoze rwose se mwamwibutse gusengara Imana ibyize kwinyize mana turagusaba turakwinginze ibi biryo mana umfa oya byeze da nose byari birimo umwanda wo kandi Imana urakoze waba uduhaye mana urakoze kwa uyanasabirije kare akugira amagambo rero ibyo nyine twigeze impumyi kugira ngo batatubone amafaranga turi mwabana ubundi ntabwo muri abateka mizi oya ngenda shonje ibyo guteka mutwe ntabwo mbizi nabujije guteka ubwo icyo kare wabitetse kurya amagambo ntabwo bagira ngaho rero ni murye ni mumara twongere kabisa twongere muhite mugenda koko ibyo byawe ndahaga urakoze rwose tukabura icumbi kubw'ibiryo twakihangana tukabwirirwa umunsi tukanaburara ibintu tumenyerere rwose bayishyira ibyo biryo hasi kuri abo tuye shyira ibiryo hasi maze kandi niba mudashaka no kubirya hasi ku meza niba mudashaka no kubirya nacyo mwahaguka mukagenda ariko narakubwira yawe umuntu agira ibyago kuba ku cyumweru umuntu ararya ntagira n'umupaka wajya umenya ko utari iwanyu so utangije intambara yose kuri iki burya siko nta bwenge ugira mutware kazi ngiye kuza imbabazi ngiye gusa mbizo ngo upfuka ahubwo ngenda asigara n'icyo ngenda asigara n'icyo agenda usubira oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje
Imana irakoze, Imana irakoze, byose uri kumyuramo, byose bizarangira, natitaderehereza.